aliyezaliwa kabisa, atendaye kabisa, ni wa ibilisi utayari kuyashinda majaribu ya ibilisi, utayari kuyashinda majaribu ya ibilisi. Nawapenda
tugerageza nitwizera tuzabona ca gihugu co mw'ijuru kandi iyo ni inkuru nziza ndabiza tugerageza nitwizera tuzabona ca gihugu co mw'ijuru kandi iyo ni inkuru nziza ndabiza tugerageza turi hafi yo guhurira mw'ijuru 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 nunanigwa mu rugendo inzira imaze kuramba no mu makuba y'isi Imana iza kuruhura nunanigwa mu rugendo inzira imaze kuramba no mu makuba y'isi Imana iza kuruhura hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho 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 nidutumirwa n'urupfu tuzimukana ibyishimo ibyo twiringiye byose we tuzabibona mw'ijuru nidutumirwa n'urupfu tuzimukana ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mw'ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero
haleluya. Hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho. Hazaba amahoro mw'ijuru menshi n'umunezero uhoraho. Hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho mw'ijuru. Hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho. Uyu mube wacu witeguye kumwakira abakijijwe bose barawutegereje. Isezerano ryawe dukomeje kuribamo twe n'abasogokuru abasogokuruza. Uyu mube wacu twiteguye kumwakira abakijijwe bose baragutegereje. Isezerano ryawe dukomeje kuribamo twe n'abasogokuru abasogokuruza. Yesu mwana w'Imana maze wananditse. Yesu mwana w'Imana maze wananditse. Abagukunda twese abagukunda twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa izuba duse nawe duse nawe. Abagukunda twese abagukunda twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa tuzahindurwa duse nawe duse nawe. Umukwe n'umugeni baramagana bati ngwino, niba nawe ubyumvise hamagara uti ngwino. Amina bibe bityo barazana n'ibicu amaso yose azamureba nanone Yesu mwana w'Imana maze wananditsemo. Yesu mwana w'Imana maze wananditsemo. Yesu mwana w'Imana maze wananditsemo. Abagukunda twese abagukunda twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa tuzahindurwa duse nawe duse nawe. Abagukunda twese abagukunda twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa tuzahindurwa duse nawe duse nawe. Ari meze nk'Imana yacu yo yonyine ntibasha kutwumva. Yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye zabikora. Manukira nyumva.
beseni mani meze kimana yacu yo nine nibashije kutwumva yo yakoze ibyo twahisabye byose n'ibisigazo bikora mbese ni mani meze k'Imana yacu yo nine nibasha kutwumva yo yakoze ibyo twahisabye byose n'ibisigaza bikora mbese ni mani meze k'Imana yacu yo nine nibasha kutwumva yo yakoze ibyo twahisabye byose n'ibisigaza bikora mbese ni mani meze k'Imana yacu yo nyine nibasha kutwumva yo yakoze ibyo bw'uyu munsi Imana yawe ico bayitekereje bakaduha uyu mwanya Imana bareze umugisha katuririmbe kandi karirimbo kamwe Bwana
Bwana alikuja duniani akaacha utukufu na heshima kwa ajili yangu mimi na wewe, kwa ajili yangu mimi na wewe. Damu yake ya thamani sana ilimwagika tukapata uhuru. Damu yake ya thamani sana ilimwagika tukapata uhuru. Damu yake